السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. كوجيب جافان من الإسلام ترمي سمو قصص الأنبياء والمرسلين أما تيكاران زنغنا بهنوزي تجزكون مغيمان إدريس عليه السلام. Idrisa izina rye turisanga muri Qur'an suratu Maryam, isura yitwa Maryam aya 56 na 57, aho binyagasana agira ati bismillahir rahmanir rahim wadhkur fil kitabi Idris, atizirikana mu gitabo intumwa y'Imana Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, yari intumwa kandi munyakuri, warafa'nahu makanan aliyya, uwo Idrisa twamuzamuye ahantu hejuru cyane. Abana amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu Idrisa rero ni muntu ki, akomoka kuri bande, ese abamukomokaho ni bande? Urebye bihikmatillahi mu bugenge bw'Imana, intumwa z'Imana n'abahanuzi muri rusange ukurikiranye neza usanga zifite uruhererekane mu muryango umwe. Nk'uyu intumwa y'Imana Idrisa alayhi salam, igisekuru cye kigera ku muhanuzi witwa Shifi alayhi salam. Uyu Shifi yari umusigire wa Adam alayhi salam, akaba n'umwana we. Uyu Idrisa noneho we abo akomokwaho hano aratubwira mu gitabo qala amin al-islami at-tabarasi aba tharahu, aratubwira ati ngo Idrisa huwa jaddu abi Nuh alayhi salam. Uyu Idrisa yari sekuru wase ubyara intumwa y'Imana Nuh alayhi salam. Wasmuhu fi at-taurati al-khunuh, urero Idrisa yitwa muri Taurati yitwa khunuh, muri Taurati ukamwita al-khunuh. Ukiswe Idrisa re baratubwira ati summiya Idrisa likathrati darsihi al-kutub, uyiswe Idrisa kubwo kwibanda kenshi cyane mu bitabo abisoma anandika, nyuma bitwe Idrisa. Uyu Idrisa rero yari umuhanga, yari umumenyi, Imana yamuhaye impano ihambaye cyane. Aha rero bimwe mu bitangaza byaranze intumwa y'Imana Idris alayhi salam, baratubwira bati huwa awwalu man khatta bil qalam, niwe muntu wa mbere wavumbuye kwandikisha ikaramu. Subhanallah, kwandika n'ikaramu wabivumbuye ni Idris alayhi salam. Si ibyo gusa, wa huwa awwalu man khata thiyab al bayd, niwe muntu wa mbere wavumbuye kudoda ubudozi bw'imyenda, imyenda. Ni Idris alayhi salam. Mu gihe abantu bambaraga impu, Idrisa niwe wavumbuye umwenda. Si ibyo gusa, muri iki gitabo baratubwira bati wa'allamahu Allahu ilmu an-nujum wal hisab wa ilmu al-hay'a, wa Imana yamwigishe ubumenyi bujyanye n'inyenyeri no kubara n'ibintu, ubumenyi rusange. Wa kadhalika mu'jizatan lahu, ibyo rero byari gitangaza ku ntumwa y'Imana Idrisa alayhi salam. Si ibyo gusa, Idrisa alayhi salam ikindi yarazi ubwoko bw'indimi 72, indimi 72, kandi ngo niyo havukaga izindi ndimi zikavuka, Idrisa yarazimenyaga. Iki gitangaza rero cyo kumenya indimi z'abantu muri rusange naho yabyize ni gitangaza ku ntumwa z'Imana zose muri rusange. Si ntumwa z'Imana gusa, ndetse n'abana b'abahanuzi ndetse n'aba imamu, icyo ni gitangaza rusange bahuriyeho, kumva indimi z'abantu zitandukanye. Burya intumwa y'Imana ntabwo yagombaga kuba ifite umusemuzi ngo umusemurira indimi z'abantu. Urera avuga ngo ukimusemurira la, intumwa z'Imana zumvaga indimi zose. Noneho iby'akarusho, intumwa z'Imana zumvaga indimi z'inyamaswa. Urugero intumwa y'Imana Sulaiman alayhi salam, Sulaiman yumvaga indimi z'inyamaswa. Ingero zirahari, Qur'an irabitubwira. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama nabwo yumvaga indimi z'inyamaswa. Si ibyo gusa, n'indimi z'amabuye. Izo ni intumwa z'Imana rero umwihariko uhambaye cyane utandukanye n'abandi bantu muri rusange. Tugaruke ku ntumwa y'Imana Idrisa alayhi salam. Uyu Idrisa rero tugiye gusoma amateka ye mu gitabo yakora mu gitabo cya Kitabul Kafi bi isnadi ila Abi Jafar alayhi salam. Uyu Imam Abi Jafar alayhi salam aratugezaho amateka ya Idrisa alayhi salam. Aratubwira ati kana bada'u an-nubuwa Idrisa alayhi salam annahu kana fi zamanihi malak jabbar wa innahu rakaba dhata yawmin fi ba'd nazhamahu. Uyu Imam aratubwira amateka atubwira ati Idrisa mu ntangiro ze z'ubutumwa yariho ku gihe cy'umwami w'umugome, umwami w'igikomerezwa,
umwami wibonaga akiyumva. Uwo mwami Imam arakomeza tubwira ati, soma mu Kinyarwanda ati, uwo mwami ngo yigeze gutemberera agace runaka ahasanga umwe mu bagaragu b'Imana beza, yari afite ubutaka bwagutse kandi bunini. Umwami rero mu byamurangaga kwari ukunyaga ubutaka bw'abandi, umwambuzi, yari umwambuzi. Ahageze asanga umugaragu w'Imana ari aho ngaho, aramubwira ati, ikinzanye aha ngaha ndagira ngo umwe ubutaka bwawe ku neza cyangwa ku nabi. Uwo mugaragu w'Imana arabwira ati, yewe mwami, urabona ubutaka bwanjye, abana banjye barabukeneye kurusha uko wawubukeneye. Umwami yarahindukiye aragenda afite uburakari n'umujinya, ababaye cyane. Umwami ageze ibwami ngo yari afite umudamu muha igitekerezo, aravuga ati, se urarinda urakazwa n'iki? Twabonye ko ubabaye cyane, nyamara hari ubundi buryo burabutaka ushobora kuba wawubonamo. Umwami ati, se ni ubuhe buryo? Umugore ati, ni ukwica uriya muntu. Igitekerezo cye umwami aracyakira. Umwami yahise yohereza ingabo ziragenda kuri wa muntu, ziramwica. Umwami arangije amwambura ubutaka bwe, umwami arabugira. Nuko rero umwami amaze kwambura ubutaka bwo mugaragu w'Imana mwiza, ahangaha baratubwira bati, Imana Allah subhanahu wa ta'ala yararakaye. Imana yararakaye igikorwa cy'umucyo w'umwami yakoze. Nuko wa auha Allahu ila Idris alayhi salam, Imana yishuriye intumwa y'Imana Idris alayhi salam, iramubwira iti, idha ra'aita 'abdi hadha al-jabbar faqul lahu, bugenda nubona uriya mugaragu wanjye w'umwami wigize ikigomeke, uzamubwira uti, wa izzati la antaqamanna lahu minka fil ajal, ati, ndarahiye kubw'icyubahiro cyanjye uriya mugaragu wanjye wishe ndamuhorera mbateza biza. Sinibyo gusa, wala aslubannaka malakan fil ajil wala ukhayiranna madinataka, usibyo gusa ubwami bwawe ndabworeka mu gihe cyihuse cyane, kandi umujyi wawe uyobora utegeka ndawushyiraho abandi bantu barawuyobora, bazawuyobora. Sinibyo gusa, wala ut'imanna alkilab lahmi imra'ataka, kandi uwo mugore wawe umubiri we ndawugaburira imbwa, uzaribwa n'imbwa. Iki niyo watanze icyo gitekerezo cyo kujya kwica umugaragu w'Imana, Imana yakundaga cyane. Idris alayhi salam yarahagurutse ajya ibwami, ajya gushikiriza ubutumwa bw'Imana ku mwami. Umwami amaze kumva amagambo ya Idris alayhi salam, umwami yarahindukiye agira umujinya n'uburakari. Nuko umwami gukomeza kugira umujinya, wa mudamu arahindukira amubwira ati, se urarakazwa n'iki? Uriya Idrisa wamukoreye nk'ibyo wakoreye uriya muntu. Amakuru yageze kuri Idris alayhi salam, yari afite abanyeshuri be, baragenda baramurabura, baramubwira ati, yewe Idris, mwami yapanze kukwica kandi yohereje ingabo zizo zikwice. Idris alayhi salam yese abwira abanyeshuri be, rero ugiye gukora igikorwa cyo kuba mwahunga, uretse atatane ave muri aka gace ajya ahandi, yimukira ahandi. Idris Imana imuhishura mu itegeko yuko nawe agomba kuva muri ako gace agahunga. Idris rero yasohotse muri ako gace, aragenda ahantu ku musozi mu buvumo. Ahageze nibwo Idris ahamagaye Imana bati, ya Rabbi, Mana afite icyo nshaka kugusaba. Imana iti, yewe Idris, urashaka gusaba iki? Idris aramubwira ati, Mana ndagusaba yuko kariya gace mvuyemo ntuzongere kubamanurira imvura. Imana iti, yewe Idris, ninabamanurira imvura uravuga iki cyo kuba inzara izabatesa ikabica? Idris baravuga ati, ni inzara yabica, Mana ndagusaba yuko ntuzongera kubamanurira imvura kugeza igihe njye ubwanjye nzongera kugusaba ngo bamanurire imvura. Idris yagumye aho ngaho. Rero Imana ngo yategetse umumalayika kujya amugemurira ibiryo, amushyira ibyo kurya. Idris yabayeho muri ubwo buzima. Umwami rero ntiyamaze kabiri, ibiza byaraje, umwami arapfa n'umudamu we arapfa, ariko ako gace baterwa n'inzara, uze mu burakomera cyane, ubutayu, abantu baba mu buzima bugoranye cyane. Rero umwami yaje gupfa, aza gusimburwa n'undi mwami. Umwami rero wamusimbuye nawe yari ameze nkawe, uretse ko yari amurenze mu bugome ndetse no mu kwibona cyane. Imam aratubwira ati, ngo hashize igihe kingana n'imyaka 20. Imyaka 20 ishize, ngo abantu bo muri ka gace baraterana, bakora inama, baravuga bati, murabona ibi bizazane turimo, izi ngorane turimo, ibi bihano turimo, impamvu na wundi ni Idris, ni intumwa y'Imana Idris.
yasabye Imana kutubeshaho muri ubuzima turimo. Kubw'ibyo turabyo twateranira ahantu hamwe tujye gutakambira Imana tuyisaba imbabazi. Iko abantu babikoze, barateranye bateranira ahantu ku musozi basaba Imana imbabazi. Imana nibwo yahishuriye Idris alayhi salam, iramubwira ati yewe Idris, abagaragu banje banyiyegereje banyiyambaje bansabye imbabazi, kandi ngewe nakira umugaragu wanje yo aje angana nsaba imbabazi. Idris ahita avuga Imana ati ya Rabbi, hari icyo ngiye kugusaba. Ati se ni ikihe? Idris abwira Imana ati Mana, ngenda icyo ngusaba nuko ngewe nyitsimbaraye kuri wa mwanzuro wanje nakubye mu busabe bwanjye bwo guhagarika imvura kugeza igihe ngewe nzagusaba ko akayohereza imvura. Imana yumva ubusabe bwa Idris alayhi salam, aracyatsimbaraye kuri wa mwanzuro we. Imana icyo yakoze ni iki? Imana yahishuriye mu malaika, itegeka malaika kutongera kumugemurira ibiryo. Idris ategereje umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, abona umugemurira ibiryo ntabizanye. Ubwo Idris yahise atakambira Imana ati ya Rabbi, gira uko ungenza, meze nabi, inzara imerere nabi. Imana ibwira Idris iti yewe Idris, wowe umaze iminsi 3, ni iminsi 3 gusa, none dore ukumerewe. Tekereza kuri bari abantu bamaze igihe kingana imyaka 20 bari mu bizazani mu ngorane z'inzara. Idris yumvise ko ari ibintu bikomeye cyane. Imana ntago yamuhaye ibiryo. Idris yahise asohoka muri bwa bumaraza ajya muri ka gace arimo ashakisha ahantu umuntu wamugaburira ibiryo. Yagera ahantu mwamaye byo ati nabihari. Ubwo Idris yaje kubona ahantu alayhi salam, abona ahantu mu rugo rw'umukecuru haracumba umwotsi uzamuka hejuru. Idris ajyayo, ahageze ahasanga nibyo umukecuru arahari ari imirimo ari gukora mu rugo. Ubwo Idris amubwiye ati rwose ndashonje, mbabara ugire uko ungenza ibyo kurya. Umukecuru ati nta byo kurya bihari, byarashize, uretse ko nsigaranye imigati 2 yonyine gusa, umwe ni uwanjye uwundi ni umwana wanjye. Umukecuru ati ninguha uwanjye inzara iranyica bimviremo gupfa, none ninguha umwana wanjye inzara iramwice murere nabi cyane nawe apfe. Ati umwe muri mwe ashobora kumereza umugati tukagabana. Nibwo umukecuru yahise afata umugati w'umwana awucamo igice 2, Idrisa igice kimwe. Wa mwana abonye Idrisa ari kurya umugati yarababaye cyane, agira agahinda kenshi cyane, bimuviramo gupfa. Nibwo umukecuru avuga ati yewe Idrisa, dore ibyo nakubwiraga ni ibi ngibi. Idrisa ati rwose ntugire ubwoba, umwana wawe arasubizwa ubuzima. Nibwo Idrisa yahise asaba Imana gusubiza ubuzima wa mwana. Umwana amaze kuzanzamuka kubyuka, umukecuru yahise avuga ati ngo ashhadu annaka rasulallah, ati ndahamya ko Idrisa ari intumwa y'Imana. Umukecuru gutangara cyane yazengurutse ako gace avugira hejuru ati Idrisa yagarutse, Idrisa yagarutse, mucunguzi yagarutse. Abantu baraterana, bamaze guterana bagira Idrisa, yewe Idrisa, rwose turagusaba yuko wadusabira Imana idukurireho iki kigeragezo wadusabiye. Avuga ati sinshobora kuba nabikora keretse umwami aramutse aje hano akaba ari we usaba imbabazi Imana. Nibwo inkuru yageze ibwami, umwami yohereza ingabo 40 ati mujye kunzanira Idris. Bahageze ingabo zibwira Idris ati yewe Idris, umwami aradutumye ngo tukujyane ibwami. Idris arabyanga, abyanze ingabo zishaka gukoresha imbaraga za gisirikare, yahise asaba iduwa, bose bahise bapfa. Amakuru yageze ibwami yuko za ngabo 40 zose zapfuye. Umwami yohereza izindi ngabo 500 mujye kunzanira Idris. Ahageze arambwira ati yewe Idris, wasabye Imana kutubeshaho muri ubuzima turimo, none uracyakomeza gusaba Imana kutwica, nyamara wagerageza ukatugirira impuhwe. Idris arakomeza aratsimba aravuga ati paka umwami aje hano tukijya tukaganira. Byabaye ngombwa yuko umwami ava ibwami araza agera kwa Idris alayhi salam. Nibwo Idris yahise asaba Imana, Imana isubiza ibintu mu buryo. Imvura iragwa, abantu ava mu bukene bari barimo, ibiryo biraboneka, bamera neza. Uko twayibonye muri Qur'an suratu Maryam aya 56 na 57, aho Nyagasani agira ati wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, atizirikana mu gitabo intumwa y'Imana Idris yari intumwa kandi akaba n'umunyakuri. Warafa'nahu makanan aliyya, twamuzamuye ahantu hejuru cyane. Imana yamuzamuye ahantu hejuru cyane. Aha rero
tugiye kureba iherezo rya Idrisa hano ku isi, iherezo rye. Rero turabisanga muri tafsir Ahlulbayt alayhimus salam, tafsiri al-Burhan, aho Imamu Abi Jafar alayhi salam aradusobanurira ijambo warafa'nahu makanan aliyya, twaramuzamuye ahantu kure cyane. Iyi tafsiri rero bamwe bayisona mu buryo bugiye butandukanye, ariko turebe iyi tafsiri ya Imamu Abi Abdullah alayhi salam uburyo yisobanuye. Aragira ati qala inna Allah tabaraka wa ta'ala ghadiba ala malakin min almalaika, Imana yigeze kurakarira umwe mu bamalayika, faqata'a janahahu, imuca ibaba, wa alqahu fi jazirati min jazairi albahr, Imana subhanahu wa ta'ala imumanura kwisi bimwe mu birwa bigize inyanja. Fabaqiya ma sha Allah fi dhalika albahr, ngo uwo malayika yamaze igihe Imana yashatse, yamaze igihe runaka aho ngaho. Falamma ba'atha Allah Idris alayhi salam, Imana imaze gutoranya Idrisa nk'intumwa yayo, jaa dhalika almalaku ilayhi, malayika yaramutembereye aramuzira, aramubwira ati faqala lahu ya nabiy Allah ud'u Allah li an yarda anni wa yuraddu alayya janahi, ati yewe ntumwa y'Imana ndagusaba yuko wansabira ku Mana yuko yanyishimira kandi ikangarurira ibaba ryanjye. Qala na'am, Idris yaramwemereye. Fada'a lahu Idris alayhi salam, Idris yaramusabiye. Indi riwaya baratubwira ati ngo Idris yamaze iminsi 3 akora ibihagararo by'ijoro ataruhuka, kandi iyo minsi yayimaze asiba adasiburuka, asabira malayika amusabira ku Mana subhanahu wa ta'ala. Nuko Idris alayhi salam umumalayika yaramutembera amubwiye ati yewe Idris, nkuzani inkuru nziza ko Nyagasani yakiriye ibada zawe, yakiriye ubusabe bwawe. Faradda alayhi janahahu wa radiya anhu, ngo Imana yasubije malayika ibaba ryayo kandi iramwishimira. Qala almalaku li Idris, Idrisa yabwiwe na malayika aramubwira ati alaka ilayya haja, ati yewe Idris, kubyimye unkoreye igikorwa cyiza cyane, none nshaka kukwitura ineza, none uransaba iki nagufasha iki yewe Idris? Nuko Idris aramubwira ati uhibba an tarfa'ani ila as-sama, ati nge ndashaka yuko wamfata ukanzamura hejuru mu kirere, hatta anzura ila malakil maut, kugeza ubwo nareba malakul maut, nkamure malayika ushinzwe urupfu. Fa innahu la ya'isha li ma'a dhikrihi, kora yuko nge nta kubaho mu gihe ntarimo kuzirikana uwo malakul maut. Fa akhadahu almalak ala janahihi hatta intaha bihi ila as-sama'i rabi'a, malayika ngo yafashe Idris alayhi salam aramuzamura amugeza mu kirere cya 4. Fa idha malakul maut yuharriku ra'sahu ta'ajjuban, ngo yasanze malakul maut, malayika ushinzwe urupfu, arimo azunguza umutwe we atangara, تعجب atangara. Fasallama Idris ala malakul maut, Idrisa ngo yaramusuhuje mutorera salamu. Waqala lahu, aramubaza ati malaka tuharriku ra'saka, yewe malayika niki cyakiri gutuma uzunguza umutwe wawe utangara? Nuko malayika aramubwira ati inna rabbil izza amarani an aqbid ruhaka bayna as-sama'i rabi'a wal khamisa, Imana subhanahu wa ta'ala yantegetse kukuvana mu roho hagati y'ikirere cya 4 n'icya 5. Faqultu, ndangije ndayibwira nti ya rabbi wa kayfa hadha, ati Mana ese ibishoboka gute kuba Idrisa namuvanira mu roho ahangaha? Ati wa ghilata as-sama'i ar-rabi'ati masirata 500 'am, kandi hagati y'ikirere n'ikindi harimo urugendo rw'imyaka 500 ku kiremwa muntu. Subhanallah, ubwo Imana yaremye ibirere 7 gerekeranye, hagati y'ikirere n'ikindi harimo urugendo rw'imyaka 500. Uwo malayika rero ari gusobanurira Idris alayhi salam uburyo yatangazwaga n'uburyo yamukurira mu roho aho ngaho n'uburyo ari buhagere. Nuko malayika aravuga ati fa kayfa yakunu hadha, nibazaga ntise birashoboka bite kuba nakura mu roho ahangaha? Maqabada ruhahu bayna as-sama'i rabi'a wal khamisa, nuko malayika akora akazi ke amuvana mu roho, Idrisa arapfa. Wa huwa qawluhu,
imamu yavuga ino aya warafa'nahu makanan aliyya asobane warafa'nahu makanan aliyya Idirisa ngo twamuzamuye ahantu hejuru cyane. Uyu Idirisa rero amaherezo ye niho yapfiriye Idirisa alayhi salam. Mu mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam igihe yazamurwa Mi'raj ngo yageze ku kirere cya karindwi yerekwa umugabo abaza Jibril ati uriya ninde aravuga ati dhaka Idirisa alayhi salam uriya ni Idris alayhi salam. Uwo rero niyo maherezo ya Idirisa alayhi salam batubwira yuko ngo yamaze ku isi igihe kingana n'imyaka 82. Wabillahi tawfik wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.